MK Family TV tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro cyacu, ikiganiro twabateguriye, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, umukobwa mwiza cyane. Reka nawe tumusabe atwibwire kugira ngo tumenye umutumirwa turi kumwe nawe muri aka kanya. Ni karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Mutoni Dinye. Mutoni, amakuru mumeze mute? Twabasuye, mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana. Mwiriwe neza cyane. Okay, ni byiza cyane. Umutumirwa wacu ameze neza cyane. N'amahoro, cyo ni ikintu cyiza cyo gushima. Umutumirwa wacu busanzwe watwibwira ndabizura umukobwa mu buzima busanzwe mukora iki? Ni iyihe mirimo mukora? Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe akazi nkora ka buri munsi ni ugufotora. Yego. Okay, Mutoni akazi akora arafotora, ko ni akazi keza cyane kabisa, murabibona namwe. Eko smart sana. Reka atubwire akazi akora byakujemo gute Mutoni, kuvuga ngo uhite, murabona utuzine twinshi, niki cyabiguteye kuvuga ngo uhitemo akazi ko gufotora? Murakoze. Akazi ko gufotora ni ibintu nakunze. Nyuma yo kubikunda numva ko ngomba kubikora. Nyine byanjemo kubera ko nabikundaga, narabikunze binzamo, nyine mfata umwanzuro wo kubikora. Mutoni, warabyigiye se cyangwa gusa ni impano yaje? Hebu tuambie. Nyimara kubikunda ni ibintu nahise mfata igihe cyo kujya kubyiga nka training. Kuva icyo gihe nyine nibwo natangiye ko nabyize nyine. Okay, ni hano muri Kenya wabyigiye cyangwa ni ahandi hantu? Ntago ari hano. Okay, Mutoni, courage vraiment, ko ni akazi keza cyane kandi courage surtout dukangurira n'abandi bakobwa. Murabona Mutoni ni umukobwa ariko bado ameamua, ni umukobwa wikorera. Courage cyane Mutoni. Aka kazi kamaze kugeza kuki? Urakoze cyane. Akazi nkora ka photography araho kamaze kumpura, nkuko warubimbajije, naho kamaze kungeza mu buryo bumwe n'ubundi. Urugero, hari ibyo mbasha kwikemurira, kwikorera. Sinumva kuvuga details zose, ariko icyo kamaze kungezaho nuko hari ibyo nikorera, mbasha kwikorera. Oya, birumvikana. Mutoni akazi ke ni byinshi kamukemurira. Urabona burya umukobwa akeneye ibintu byinshi, karamufasha. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Mutoni, nta akazi se karagenda muri rusange, karaboneka amayikwaje? Muri iki gihe akazi kukabona ntago byoroshye. Ntago akazi kaboneka. Ariko courage, nta gucika intege. Donc weekend urashobora kutakoze, weekend itawugakora, ni bisanzwe siruta ibintu byacu. Yes cyane. Nizihe mbogamizi mugenda muhura nazo? Arizo mugenda muhura nazo muri aka kazi kanyu? Okay, imbogamizi ya mbere duhura nayo ni iryo bura ry'akazi nyine. Akazi ntigakunze kuboneka. Indi mbogamizi na abantu bagenda bishura nabi. Indi mbogamizi ya gatatu no kuba umuntu adafite ibikoresho bihagije, kuba umuntu atihagije ku bikoresho. Yego. Ntabwo mujya mukunda guhura n'imbogamizi? Maybe umuntu akaguha promesse, akakubwira ati itariki tuzakorana, byagira nko ku hafi y'icyo cyumweru cya Maria cyangwa se cy'igikorwa runaka, akaba yakubwira ngo ntibigikunze, cyangwa ibyo ntabwo mujya kumukunda guhura nabyo mwebwe? Iyo mbogamizi nayibaho. Nari mvuze ariko iyo mbogamizi nayibaho. Hari igihe umuntu akubwira ngo mukavugana buri kimwe cyose, mukavugana bizagenda gute, haba hegereje uwo munsi kugera agahita akubwira ati nabonye undi muntu uzamfasha, cyangwa se nyine agahita ahindura gahunda. Iyo mbogamizi abo bantu barahari cyane. Abantu bose mutuzi bakunda guhura n'iyo mbogamizi, niyo mpamvu nari nyikubajije. Ikindi cyongeyeho, uracyari umukobwa, maybe urashaka kuzagera igihe cyo kwimarira, ndagira ngo urabiteganya cyangwa tubwire? Ni ngombwa. Ni ngombwa. Oya, ni ngombwa, byo uzabigeraho kandi tukwifurije amahirwe. Urashaka gushakwa, peut-être ugashakwa n'umuhungu akakubwira ati
aka kazi ugahindure cyangwa se ukora kandi wowe ubyumva gute kandi urumva ni ibintu bikurimo ni ibintu ukunze ese icyo gihe uzabihindura cyangwa bizagenda gute? Okay, urakoze. Singiye kuvuga ngo nzahita mbyanga cyangwa ngo nzagera gute. Ibyo sinabimenya nonaha. Urumva ibyo ni ibintu nzamenya mu gihe nabigezemo, kandi I think ko habaho kuganira. Tuzaganira turebe igikwiye gukorwa. Yego. Mutoni, uraduteganyiriza iki mu gihe kiri imbere sirtu nk'abantu baguteze amatwi bifuza nyine kuguha n'imirimo, reka mvuge gutyo, ni iki kintu duhishiye? So abantu bifuza kumpa imirimo cyangwa se abantu badukurikiye, ikintu nababwira, intego yanjye ni uko imbere hazaza hagomba kuba heza kurusha uyu munsi. Nibanteza imbere bakanyizera bakama akazi ngatera imbere, urumva nzaba ndi kugenda nanjye nkora ibyiza, nzabaha ibyiza, nzabakorera ibyiza. So muri make ibyo mbahishiye ni ibyiza, ni intego yanjye. Murabyumva, Mutoni aduhishiye ibintu byiza, sirtu abantu bari Nairobi tugomba kumugana tukamuteza imbere. Yes. Mutoni, ubusanzwe ukunda iki? Mu buzima busanzwe ukunda iki? Icyo kibazo kiragoye. Mu bijyanye n'iki? Ubuzima busanzwe maybe ibyerekeranye n'ibintu by'Imana kwa. Mu busanzwe uri umuririmbyi se, ukora protocole se, ukore gutyo? Ndi umuririmbyi, busanzwe nkunda kuririmba. Nkunda kuba ndi kumva indirimbo. Uririmba ijwi rya kangahe we Muto? Ndirimba ijwi rya mbere. Courage cyane, murumva ari n'umuririmbyi, cyo ni ikintu cyiza cyane. Waturirimbira se twumva ku kajwi kawe ijwi rya mbere bujya n'ijwi ryiza cyane? Biragoye. Ubu ntago ndirimba, butamuzantumire ndirimbe. Cyane ntabwo ujya uririmba wenyine, ntiwabishobora? Oya ndabishoboye ariko simbikora uyu munsi. Mutoni yanze kuturirimbira, namwe murabyumva baduteze amatwi, ubutaha bose agomba gukora repetition akatugezaho mu ndirimbo ziwe. Okay Mutoni, niki hari ikindi kibazo nagira ngo nkubaze, sirtu nk'abakobwa, urabona nawe uri umukobwa, ejo n'ejo bundi urashaka gushakwa kubera ko tubigutezeho mu minsi iri imbere, none ugasanga uri umukobwa urakora, ariko umunsi washatswe ibyo gukora ugahita ubireka kumva ko ari inshingano gusa z'umugabo. Icyo kintu kibona gute? Wowe bifata gute? Urakoze cyane. Gushakwa ntabwo bivuze kureka akazi, kubera ko umugabo n'umutware, umugore akaba umufasha, bivuze ngo abagomba kuba agiye kumufasha n'ubundi. Ntekereza ko ahubwo yagira courage, yakora cyane kurushaho, kubera ko aba afite umuntu wundi agiye kuba bafatanya. None wabwira iki sirtu none nk'abo bakobwa? Umukobwa arakora ariko umunsi, kandi birahari cyane, umunsi yashatse bakahita byihorera, kandi inshingano zigiye kuba nyinshi. Urabona haba hiyongereye abana, haba famille iba yagutse. Ni nk'iriye jambo wabwira sirtu nk'abo bantu babireka bakabinegeje bakumva ko bitabareba? Ikintu nababwira ntago ari byo. Gushakwa ugomba gukomeza ugakora, kubera ko gukora mvuze icyo ndenzaho. Gushakwa ntibivuze kureka gukora. Ikintu nababwira rero abashakwa bakomeze bakore, ntacyo bitwaye. Nge numva ntacyo bitwaye. Mu gihe washatswe umugabo ntagukure mu kazi, kandi numva ko nawe nta n'impamvu yo kugukura mu kazi, ikintu nababwira bakomeza bagakora, bakomeze bakore, bashakwe, bakore, bateze imbere imiryango yabo. Icyo nicyo nababwira. Gusa urashaka no gushakwa ukabura ubushobozi, nabyo bibaho, sibyo? Kumva muri wowe ufite gahunda yo gukora ariko ubushobozi ukaba bukeye, nk'uwo muntu yo wamubwira iki? Ntago numvise neza ikibazo. Okay, urashaka kuba muri wowe wiyumvishamo gukora, sibyo? Uri umumama cyangwa se uri umukobwa ariko ubushobozi ni bukeye, nk'uwo muntu ni nk'iye nama wamugira? Ubushobozi bwo gukora se? Ubushobozi donc moyen financier bukaba buke. Ntabwo afite, ni nk'iye nama wamugira, yakwisunga nde, byagenda gute? Biterwa akazi, byaterwa n'icyo ashaka gukora. Hari utuzi tudasaba amafaranga menshi
cyangwa urwego rwo hejuru. Biterwa n'akazi ahubwo yaba ashaka gukora, ariko numva ko nta umuntu yahagurutse ko agomba gukora ntacyo atagomba gukora. Akazi kose kamwubahisha cyangwa kamuha amafaranga ntekereza ko yagakora. Mutoni rwose adusubirije ikibazo neza cyane. Uti gute? Kubera ko hari umuntu usanga yicaye mu nzu ngo nta gishoro afite. Si kino gihugu noneho cyacu turimo noneho 500 ufite guhaguruka uwo munsi ugataha na rasiyo cyane. Niyo mpamvu rero ntitukitinye ngo twabuze igishoro. Wiyumvishemo uwo mwete cyangwa se izo mbaraga zo guhaguruka, igishoro cyo cyose waba ufite wakora. Ndagira nani ko byumva cyane. Mutoni ni ihe nama wagira abandi bakobwa sirtu bakicitinya mu bintu byo kwikorera? Ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye rero, dutinyuke, duhaguruke, dukore, twiteze imbere. Si ngombwa ko dukomeza dusaba wenda bafite abo basaba. Duhaguruke, dukore, twumve ko imirimo yose natwe tuyishoboye. Nta mirimo y'abahungu, nta mirimo y'abakobwa, twese turashoboye. Dufite gusa kumva ko dushoboye tugahaguruka tugakora, nta kindi. Mutoni arakoze cyane. Guhaguruka tugakora ni byiza cyane, ni ikintu cy'ingenzi. Niriye jambo wavuga dusoza tugera ku mwisho w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi? Ikintu nasoza mvuga, mukore subscribe kuri MK Family TV, hanyuma mujye no kuri Dinye Media mukore subscribe. Muramuduteye inkunga, murakoze cyane. Murakoze abadukurikiye muri iki kiganiro, turavuze ngo mwakoze cyane. Nkuko Mutoni arangije kubivuga, tugomba kumusura no kuri channel yiwe tukamukorera subscribe. Murakoze, Imana ibahe umugisha naho utaha.